Nshuti bavandimwe, mwe sanzwe tuganira ijambo ry'Imana kandi mukaba mukunda ijambo ry'Imana, ndabasuhuje cyane. Amahoro y'Umwami wacu Yesu Kristo yuzure imitima yanyu. Tumaze iminsi twiga ibyigisho bijyaniranye n'imihango yera, kandi ntekereza ko ijuru ryatanze byari bikenewe. Ndashimira Imana ko hari abantu benshi bagiye banyandikira bangaragariza ko ibi byigisho byabafashije, kandi nanjye bishimiye Imana cyane, kuko Imana niyo ibizi ibikwiriye abantu bayo kandi ikanabitangira mu gihe cya nyacyo gikwiriye. Rero Imana aba ari ihabwa icyubahiro. Ndibuka ko mbere yuko wenda biriya byigisho tubitangira, hari abantu benshi bagiye banyandikira, abavandimwe bambwira ati ibi byigisho turabikeneye muvandimwe, uzadufashe. Nanjye mu by'ukuri kubera ko ibi byigisho hari abavandimwe bagiye babikoraho ibyigisho batandukanye, kandi nanjye hari icyigisho nigeze nkora kivuga ngo batunze ibiradokiya. Hari n'icyigisho nigeze nkora igihe nigishaga ibijyaniranye n'ubuturo bwera, icyigisho kivuga ngo umubatizo uvugwa mu byanditswe byera. Numvaga mu by'ukuri ibyigisho byaravuzwe, izi ngingo zaravuzwe mu buryo buhagije, ariko ntabwo nari nzi gahunda y'Imana, mu by'ukuri ikimana, ko hari abantu mu by'ukuri Imana yari ishaka. kandi koko niko byagenze, ko hari abavandimwe benshi cyane bagiye banyandikira, n'ubu baracyanyandikira bambwira ko ibi byigisho byafashije, ko hari intambwe nzima bateye. Uwiteka ahabwa icyubahiro, kandi nzi neza ko n'ubundi ibi byigisho bizakomeza kugira umumaro, kuko biri kuri channel yacu ya YouTube. Uko biri kose, nubwo audio yabura, abantu babikeneye bazanabishaka kuri YouTube, kandi nzi neza ko byazabagirira akamaro. Rero nubwo turi mu isaha ikomeye cyane, ndabizi neza, ariko nanone ntabwo gukomera kw'isaha bikuraho amahame n'amategeko y'Imana, ahubwo ikirinda ubwoko bw'Imana ni ukumvira amategeko y'Imana, ariko nanone abantu bakarangwa no guhamya kwa Yesu. Rero mbere yuko dukomeza icyigisho tugiye kwiga, ndagira ngo twibukiranye ibyigisho twigaga mbere yuko twiga imihango yera, imihango yo mu buturo bwera. Twigaga ibyigisho bivuga iby'abana b'Imana bahowe Imana bo mu gihe cya katakombe. Rero twize icyigisho cya mbere, twize iri buriro, twiga icyigisho cya mbere kivuga ku bijyaniranye, twize icyigisho cya mbere kigaragaza incamake ya biriya bihe bya mbere, uko Roma yari iteye, kandi n'uburyo ubukristo bwari bufite imbaraga. Twarebye uburyo abana b'Imana bo mu gihe cya Simuruna, bo mu gihe cya Efeso, twabonye uburyo bari bafite imbaraga, kandi ijambo ry'Imana ritugaragariza neza ko ibyariho n'ubundi aribyo bizongera kubaho. kandi muzirikana amagambo twakomeje kugendera hari mu ntambara ikomeye, ndaje nyasome mu kanya, agaragaza ko ibyo Roma yakoze yonyine igiye kubikora noneho yihuje n'ubuprotestanti muri iyi minsi ya vuba. Ubwo rero bana b'Imana, twize icyigisho cya kabiri kivuga ngo korize stade cyangwa se urubuga rw'ibagiro. Twabonye ko hariya hantu cyangwa se iriya stade mu by'ukuri yari yaragize icumbi, cyangwa se yari yaragize ahantu ho kwishimishiriza cyane cyane igihe mu by'ukuri babaga bashaka kwishimisha, bazanaga abantu bakarwana, nuko nyuma yaho noneho abatsinze nabo bakicana. Mbese byari ibintu mu by'ukuri byo kwicana, yari stade y'ibagiro. Twabonyemo umugabo w'intwari wubahaga Imana witwa Maseri. Twabonye ko bamushize muri iyo stade agahangana n'inyamaswa, ariko bamuzanira umuntu ngo amwice, akavuga ko ari umukristo, ko atica abantu. Rero uyu munsi tugiye kwiga icyigisho cya gatatu kivuga ngo inkambi y'abarinzi b'umwami w'abami. Ni cya gitabo abahowe Imana n'ubundi dukomeje kwiga.
reka dusenge mbere yuko dutangira icyigisho. Data wa twese turagushimira cyane, izina ryawe ryera rihabwa icyubahiro. Turi mu gihe gikomeye cyane, igihe kibanziriza kuza kwawe. Turi ku musozo w'imyaka 600 kandi turi ku mugoroba w'isi kuko umutambyi wacu agiye kuva mu buturo bwera vuba. Turakwingize cyane mu gihe twiga aya magambo, uduhe umwuka wera kandi utume imitima yacu inyoterwa kurushaho kumva ibyawe, kandi umwiteguro uvuga ukomoka mu byanditswe byera wavuze ko ari ukwiga ijambo ry'Imana no gusenga. Ubwo rero duteye intambwe yo kwiga ibyanditswe byera tunasenga, turakwingize cyane kugira ngo Data mwiza ugire icyo ukorera ubugingo bwacu. Igihe turimo kirakomeye cyane, ni igihe cy'ishiraniro, ariko Data mwiza ijambo rye tubwira ko uko areje ariko n'uyu munsi uri, kandi ko ari kuzahora witeka ryose. Nuko rero uduhe umugisha, utuyobore kandi uhagarikire amagambo yawe, kandi Data mwiza abari kuyumva n'abazayumva bose bazagire umugisha nk'uko natwe uyu munsi biri. Nuko mucunguzi mwiza, uyobora amagambo yawe, kandi izi mpapuro za kera wongere kuzishuramo umucyo wadufasha uyu munsi, mu izina rya Yesu, amen. Bana b'Imana, hari amagambo nifuza gusoma mu gitabo cy'intambara ikomeye, amagambo ari kuri paje ya 14 ni isubi yo hasi. Hari amagambo akomeye cyane avuga ngo, paje ya 14 isubi yo hasi, hari amagambo avuga ngo ntabwo ikigenderewe cyane muri iki gitabo. Ubwo ushaka kuvuga kino gitabo turi kwiga cy'abahowe Imana, ntabwo ikigenderewe cyane muri iki gitabo ari ukwerekana ukuri gushya ku birebana n'intambara zo mu bihe byahise. Yani magambo, ntabwo icyo tugendereye ari ukwerekana ukuri kw'intambara zo mu bihe byahise, kugira ngo herekanwe ukuri n'amahame bifitanye isano n'ibizaba mu gihe kizaza. Ariko muzirikana amagambo kuri avuga ngo, nyamara tuzifashe nk'umugabane w'intambara ikomeye iri hagati y'intambara z'umucyo n'umwijima. Izi nyandiko zose zivuga iby'igihe cyahise ubona zifite ubusobanuro bushya. Muvandimwe, nagira ngo uzirikane aya magambo. Aya magambo aravuze ngo, nyamara tuzifashe nk'umugabane w'intambara ikomeye iri hagati y'intambara z'umucyo n'umwijima. Izi nyandiko zose zivuga iby'igihe cyahise ubona zifite ubusobanuro bushya, kandi binyuze muri zo umucyo umurika ku bihe bizaza, ukabonesha mu nzira y'abazahamagarwa nk'abagorozi bo mu bihe bya kera, ndetse ndetse bagahamagarirwa gukora iby'isi, bagahamagarirwa guhara iby'isi byose byiza, kugira ngo bahamye ijambo ry'Imana no guhamya kwa Yesu Kristo umwami wacu. Rero izi nyandiko muvandimwe, mu by'ukuri turamutse tuzifashe nk'umugabane ugaragaza ibintu bigiye kubaho, mu by'ukuri twabona ko twakungukamo umucyo ukomeye cyane, kandi twabona ko abagorozi ba kera intambwe bagiye batera zo guhara iby'isi mu kugira ngo babamaze ukuri kw'ijambo ry'Imana muri zino nyandiko za kera. Mu by'ukuri twabona ko natwe tugomba guhara iby'isi kugira ngo twerereze ntama w'Imana ukuraho ibyaha byari mu isi. Intambara ikomeye, paje 404, hari amagambo avuga ngo mu bihe 404 yasubitswe twakomeje gusoma, iravuga ngo, niba umusomyi yifuza gusobanukirwa n'uburyo buzakoreshwa mu minsi ya vuba, akwiriye gusoma amateka y'ibyakozwe na Roma mu binyejana byahise. Niba ashaka kumenya uko ubupapa n'ubuprotestani bifatanije bazagenza banga gukurikiza inyigisho zabo, nareba umwuka Roma yakoresheje yanga isabato n'abayikomeza. Bana b'Imana, nshuti nkunda, ibi ngibi ntabwo biri kera, kandi ibijyaniranye no kwifatanya n'ubupapa n'ubuprotestani, ubu ngubu ntekereza ko abana b'Imana bose babona aho izi ntambwe zigeze. Rero ijambo ry'Imana rihamije ko niba abana b'Imana bifuza gusobanukirwa n'uburyo bugiye gukoreshwa vuba Roma yifatanije n'ubuprotestani, abana b'Imana bagomba kwiga amateka ya kera y'ibyo Roma yakoreye abaprotestani, cyangwa se abantu bose bubahirizaga cyangwa se barukaga umunsi w'isabato. Intambara ikomeye
intambara ikomeye, intambara ikomeye, paje 300, paje 435, ari amagambo nifuza kuhasoma. Ndagira ngo bavandimwe tuzirikane iby'igihe tugiye kwinjiramo, kugira ngo twumve neza amateka y'abana b'Imana bahowe Imana. Paje 435, 435 isubisoza handitse ngo: igihe cy'amakuba tigeze kubaho kiraturindiriye, dukeneye kuba dufite indi mibereho itari nk'iyo dufite ubu, ya yindi benshi bahinyura badashobora kugeraho. Amagambo muvandimwe, igihe cy'amakuba tigeze kubaho kiradusatiriye, dukeneye kuba dufite indi mibereho itari nk'iyo dufite ubu, ya yindi benshi bahinyura badashobora kugeraho. Ndagira ngo uzirikane aya magambo ngiye gusoma. Bibaho kenshi ko amakuba akomeye yisuka, bibaho kenshi ko amakuba akomeye yisuka kuruta uko yatekerezwaga. Ngo bibaho kenshi ko amakuba yisuka kuruta uko yatekerezwaga, nyamara ibyago bitwugarije siko biri. Ibyo tubona n'ibyo tubwirwa biri munsi rega amagambo reka nyasubiremo. Ibyo tubona n'ibyo tubwirwa muri iki gihe biri munsi cyane y'ukuri. Ibyo tubona n'ibyo tubwirwa muri iki gihe, ibyo tubona n'ibyo tubwirwa muri iki gihe biri munsi cyane y'ukuri. Muri icyo gihe cy'ibigeragezo, umuntu wese azaba yihagarariye imbere y'Imana ubwe, naho yaba Nowa, naho yaba Yobu, baba bakiriho cyangwa Danieli. Ndirahiye ko batagira icyo barokora, ari umuhungu cyangwa umukobwa, gukiranuka kwabo kwakiza ubwabo bugingo gusa, niko Uwiteka avuga. Bavandimwe, aya magambo atugaragarije neza ko bibaho kenshi ko amakuba avugwa ndetse ngo agasohora ngo bitandukanye n'ukuntu yavuzwe, ariko ibyago biturindiriye cyangwa se ibihe birindiriye ubwoko bw'Imana, uburyo bivugwa, ijambo ry'Imana rihamije ko biri munsi cyane, uvuga ngo ibivugwa biri munsi cyane y'ukuri. Mu yandi magambo nshuti muvandimwe, nta rurimi, nta karamu ishobora kwandika ibintu bigiye kwisuka ku bwoko bw'Imana. Niyo mpamvu igihe twiga amagambo nk'aya ngaya, bavandimwe, intego aba ari yayindi, aba ari ukugira ngo abantu b'Imana barusheho kwiyegurira Yesu Kristo, abantu b'Imana barusheho kwiyegurira Imana, abantu b'Imana barusheho gufata ibihe byo gusenga no kwiga ijambo ry'Imana. Rero reka dutangire icyigisho. Byahishuwe igice ni cya kabiri, iki gice ni cya kabiri. Ndagira ngo duhere ku murongo Byahishuwe igice cya kabiri, Byahishuwe igice cya kabiri, duhere ku umurongo waho, umurongo wa 8. Umurongo wa 8 handitse ngo: wandikire marayika w'itorero ry'Isimuruna uti, uwa mbere ari nawe w'imperuka, uwari warapfuye none akaba ari muzima, aravuga aya magambo ati: nzi amakuba yawe n'ubukene bwawe, ariko rero uri umutunzi, nuko utukwa n'abiyita abayuda, nyamara atari bo, ahubwo ari ab'isinagogi ya Satani. Ntutinye ibyo ugiye kuzababazwa, dore Satani agiye gushyirisha bamwe muri mwe mu nzu y'imbohe kugira ngo mugeragezwe, kandi muzamara iminsi 10 mubabazwa. Ariko ujye ukiranuka uzageze ku gupfa, nanjye nzaguha ikamba ry'ubugingo. Ufite ugutwi niyumve iby'umwuka abwira amatorero, unesha ntacyo azatwarwa n'urupfu rwa kabiri. Intambara ikomeye, paje 32. Ubu ngubu tugiye gusoma twihuta. Intambara ikomeye, paje ya 32. Hari amagambo avuga ngo ubwo ni isubi ya 3 handitse ngo, reka dore kusubi ya 2. Amateka y'itoro rya mbere yabaye igihamya cyerekana iko iby'umukiza. Amateka y'itoro, ndagira ngo aya magambo igihe tuyiga bavandimwe, mujye muzirikana ko iby'umukiza yavuze byose bizasohora nk'uko yabivuze. Aya magambo aravuze ngo amateka y'itoro rya mbere yabaye igihamya cyerekana ko iby'umukiza yavuze bizasohora cyangwa se ko byasohoye. Imbaraga z'isi n'izikuzimu zafatanirije hamwe kurwanya Kristo
kurwanya Kristo binyuze mu kurenganya abayoboke be. Abapagani babonye ko hakiri kare ko ubutumwa bwiza nibutsinda, insengero zabo, intambiro zabo bizasenywa. Niyo mpamvu bakoresheje imbaraga zabo zose kugira ngo bakureho ubukristo. Umuriro w'akarengane warakongejwe. Abayoboke ba Kristo bambuwe ibyo bari batunze kandi birukanwa mu mazu yabo. Bihanganiraga imibabaro n'intambara nyinshi. Aya magambo asoma mu Baheburayo igice cya 10 umurongo wa 32 gukomeza. Abandi bakereshwaga abandi bakageragereshwa, gushinyagurirwa, gukubitwa ibiboko ndetse no kubohwa, gushyirwa mu nzu z'imbohe. Muri cya gice cya 11 niho mwayasoma umurongo wa 36 Abaheburayo. Benshi bahamishije kwizera no guhamya kwabo amaraso yabo. Abanyacyubahiro n'abacamanza, abakire n'abakene, abanyabwenge n'abatarize, bose bishwe nta mbabazi. Amagambo ari hepfo aravuga ngo ako karengane katangire mu gihe cy'ubutegetsi bwa Nero, ahagana mu gihe Pawulo yiciyemo ahorwa kwizera kwe. Kakomeje gukorwa, kagenda gakaza umurego cyangwa gacogora mu binyejana byakurikiyeho. Abakristo baregwaga babeshyerwa gukora ibyaha bibi bikabije kandi bakavuga ko ari bateza. Ndagira ngo ibintu mu bizirikane. Abakristo baregwaga babeshyerwa gukora ibyaha bibi bikabije kandi bakavuga ko ari bateza amakuba, inzara, indwara z'ibyorezo ndetse n'imitingito. Bitewe nuko bari banzwe cyane n'abantu bose kandi bakabakekaho ibibi, hari abantu bahoraga biteguye kugambanira inzirakarengane kugira ngo bibonere indamu. Babaciraga urubanza babashinja kwigomeka ku butegetsi, kuba abanzi b'idini, ndetse bakaba aribo ntandaro z'ibyorezo byibasira abantu. Bana b'Imana, hano harimo ibirego bikomeye cyane kandi harimo n'abarezi bakomeye cyane. Ijambo ry'Imana rigaragaje ko ngo baregwaga ko ari abanzi b'idini. Mu yandi magambo, baregwaga n'abanyamadini. Kandi ijambo ry'Imana rihamije ko abakristo baregwaga ko ari bateza inzara, bateza intambara kandi bateza ibyorezo. Nshuti muvandimwe, ndagira ngo nawe muri iyi minsi turimo ujye ureba ibikuzengurutse. Uyu munsi hari intambara Satani amaze gutegura. Uburusiya na Ukraine, Israel na Zairani, n'iriya mitwe za Hamas itandukanye. Kandi uyu munsi wa none hari intambara za M23 na Congo. Hari intambara zitandukanye kandi Satani, ijambo ry'Imana tubwiye ko aba yaraziteguriye kugira ngo zizaregwe abakristo. Ijambo ry'Imana tugaragarije neza ko abakristo baregwaga ko aribo bateza ibyorezo. Hari ku ibyorezo abantu barimo, ubwo nyine murebe ibyorezo abantu bamaze iminsi barimo mu minsi yashize, ko byitwaga ko ari ibyorezo biterwa n'abantu batigeze bafata imiti nyine yatanzwe. Inzara. Rero uyu munsi wa none Satani yamaze gutegura urugamba rw'ukuntu yifatanije n'ubuprotestani bagiye kugenza ubwoko bw'Imana. Ijambo ry'Imana ridutungiye agatoki ko aka karengane ngo katangire mu gihe cya Nero. Igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, ndagira ngo tugire amagambo tuhazirikana. Kwa Kayizari, ibyakozwe n'intumwa paje 286 hari amagambo avuga ngo nta handi hantu hari umwuka utaberanye n'umukristo kurusha i Roma mu rugo rw'ibwami. Nero yagaragaraga ko yari yaranaguye mu mutima we udusigisigi tw'ishusho y'Imana ndetse n'ubumuntu ku buryo yasaga na Satani. Bana b'Imana, ndagira ngo mwumve aya magambo ijambo ry'Imana tugiye ko aka karengane ngo katangiye cyane ngo katangire mu bihe bya Nero kandi kakomeje gafata mu bihe bya Simuruna, nk'uko tugiye kubireba muri kino gitabo cy'abahowe Imana. Ngo nta handi hantu hari umwuka utaberanye n'umukristo kurusha i Roma mu rugo rw'ibwami. Nero yagaragaraga ko yari yarahanaguye mu mutima we udusigisigi tw'ishusho y'Imana ndetse n'ubumuntu ku buryo Nero yasaga na Satani. Abafasha be n'ibyegera bye muri rusange bari bafite imico nk'iye, mu burakari bukaze, agasuzuguro no gukora ibibi bikabije. Uko byagaragariraga abantu bose, ntibyari gushobokera ubukristo guhabwa umwanya mu rugo no mu ngoro y'umwami Nero.
bana b'Imana ndagira ngo muzirikane aya magambo. Impamvu wenda aya magambo tuyagarutseho ni uko aka karengane katangiriye mu gihe cyo kwa Nero, kandi umugaragu w'Imana Pawulo yishwe na Nero amuhoye ko ibwami kwa Nero abakristo, abantu b'Imana baje kwakira ubutumwa bwiza, biza gutuma Nero yihutisha igihe cyo gupfa kwa Pawulo. Rero akarengane katangiriye mu gihe cyo kwa Nero kandi kaza gukomeza nyuma kugeza igihe abagaragu b'Imana baje kwicwa urw'agashinyaguro, ndetse baza kwicwa bisa nk'aho bari kurimburwa. Ijambo ry'Imana riduhamirije ko ibi bintu ariko n'ubundi no muri iyi minsi bigiye kuba, kuko turi kubona ko twasomye ko ubuprotestani bukwiriye kwifatanya na Roma mu kurwanya ubwoko bw'Imana. Abahowe Imana, igice cya 2 kivuga ngo inkambi y'abarinzi. Tugiye gusoma twihuta kuko amagambo arimo arasobanutse. Reka twongere dusenge Imana. Nyakubahwa Mana ikomeye, turagushimiye cyane, uhabwa icyubahiro. Turi mu gihe gisoza amateka y'isi, kandi ibyo yavuze byose bigomba gusohora. Kuri Imana itabeshya, ibyo wavuze bisohora nk'uko wabivuze, kuko ari weho Mana y'ukuri yonyine. Nuko rero ubwo turi kubona inyamaswa, ubupapa, inyamaswa yavuye mu nyanja, uyu munsi wa none yamaze kwihuza neza n'inyamaswa yavuye mu gitaka, ubuprotestani, kandi uyu munsi twa turi kubona ibimenyetso simusiga by'uko hagiye gushyiraho ikimenyetso cyabo itegeko ry'icyumweru. Ndakwingize cyane abana bawe uduhe umwuka wera, uduhe imyiteguro, udushoze guhagarara mu mwanya mwiza aho dusohorezwa n'amasezerano yawe. Nta gihe kizabaho ukundi, ugiye kugaruka vuba bidatinze, kandi nyuma y'igihe sigiye. Kubw'ibyo rero muri iki gihe turimo, udushoboze gukoresha neza amahirwe dufite, twe gushyira imyiteguro ahazaza, ahubwo iyi myiteguro ikorwe muri kino gihe uyu munsi. Umwuka wera kandi tugiye gukomeza kwinjira muri izi nyandiko z'amateka ya kera, wongere uhishuremo ukuri kuko dukwiriye kwitegura uyu munsi, kuko ibirimo bigiye kuba vuba bidatinze. Urakoze, ni wowe twishingikirijeho Data, mu izina rya Yesu, amen, amen. Inkambi y'abarinzi b'umwami w'abami. Hano hari amagambo ari mu Byakozwe n'Intumwa, igice cya 10 umurongo 22, avuga ngo Koroneliyo umutware utwara umutwe w'abasirikare 100, umuntu ukiranuka wubaha Imana, ari mu gitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa, igice ni cya 10 umurongo wa 22. Mariserusi yavukiye i Gadesi, kandi yari yararerewe mu myitwarire ihabanye y'ingabo z'Abanyaroma. Yari yararerewe mu myitwarire ihambaye y'ingabo z'Abanyaroma. Yabaye mu itsinda ry'abasirikare muri Afurika, muri Siriya, mu Bwongereza, aho yagaragaje ikinyuranyo atari kubw'ubutwari bwe ku rugamba gusa, ahubwo no kubw'ubuhanga aho babaga bakambitse. Kubera izo mpamvu yahawe icyubahiro no kuzamurwa mu ntera, kandi kugera i Roma kwe, aho yaraje gusohoza imirimo ya leta, yashimishije umwami w'abami cyane, ku buryo yamushyize ku mwanya w'icyubahiro mu barinzi bwite b'umwami w'abami. Nani magambo uyu mugabo Mariserusi batangiye batubwira ngo yari umusirikare ukomeye nk'uko abivuze, ariko igihe yaje Roma ngo yashimishije umwami w'abami, aza guhabwa agahimbaza musyi ko kuba umujepe cyangwa se umuyobozi w'abajepe. Muri iki gihe niko twabisobanura. Aya magambo aravuze ngo Rukurusi ntiyari yarigeze ajya hanze y'Ubutaliyani mu by'ukuri ngo habe ngo arenge umujyi. Uyu nundi muntu bazanyemo nawe yari umusirikare bwami witwa Rukurusi. Yari umwe wo mu miryango ya kera, kandi yubashywe mu Banyaroma, kandi yishimiraga ubukire n'ubuvuga rikijyana byajyanaga n'amavukiro ye. Iyo ni Rukurusi.
yari yaratsinzwe na kamere y'ubunyakuri n'ubushizi bw'amanga ya mariseruse, maze bituma abo basore bombi baba inshuti magara. Ubumenyi bwimbitse bw'umurwa mukuru ubumenyi bwimbitse bw'umurwa mukuru Rukurusi yari afite bwamushoboje kujya afasha inshuti ye, kandi byasobanuwe mu gice kibanziriza iki gitabo. Ibyabaye byo bibanziriza muri iki gice kibanziriza iki nibyo mariseruse yahereyeho mu byo yasuye bwa mbere. Kuri Korize yavuguruwe, twarabirebye. Korize yari stade nk'izi stade z'imipira cyangwa se iteranamakofe cyangwa se za basikete. Ni Korize ni kuri yari iteye. N'ubu ngubu zira stade mubona n'ubundi ni fotokopi y'ibya kera muri iriya nkambi cyangwa se iriya stade ya Korize. Inkambi y'umutwe w'ingabo zihariye zirinda umwami w'abami yari ahirengeye hafi y'urukuta rw'umujyi. Rwari ruhujwe n'urundi rukuta rwari ruzengurutse. Abasirikare babaga mu byumba bimeze nka za gereza biri mu rukuta ubwarwo. Bari bagize icyiciro cy'abantu benshi kandi cyatoranijwe neza, maze uko bari bamerewe mu murwa mukuru bikabahesha uvuga rikijyana n'ububasha bikomeye cyane, ku buryo bagenzuraga imitegekere ya Roma uhere mu binyejana byinshi. Uyu munsi ushaka wavuga ingabo z'abajesuite, kuko nizo zigenzura imitegekere ya Roma hirya no hino ku isi. Itegeko mu ngabo zirinda umwami w'abami yari inzira yizewe iganisha ku mahirwe, kandi mariserusi yashoboraga kureba ahazaza ibyiringiro bihamye neza by'icyubahiro cy'ahazaza. Bukeye bwaho Rukurusi yinjira mu cyumba cye, nyuma kuramukanya bisanzwe avuga iby'intambara bari babonye. Ya ntambara nyine twabonye mu gice cya kabiri cyangwa se cya mbere, ngo ni icyisho cya kabiri, ariko ni igice cya mbere twabonye by'umwihariko ijyaniranye na Maseri, intambara nyine arwana n'intare, ariko bitewe no kwizera kwe akanga kwica abantu. Mariseruse aravuga ati, ibintu nka biriya ntibijya binshimisha, n'ubugwari. Nkunda kubona abagabo babiri batojwe neza bahanganye nyabyo, ariko ibagiro nk'iryo twabonye kuri Korize riteye ishozi. Buriya Maseri yishwe kubera iki? Yari intwari, kandi nubaha ubutwari bwe. Kandi ni ukubera iki abasaza n'abana bato bajugunyiwe inyamaswa zo mu gasozi? Undi arasubiza ati, ni amategeko, ni abakristo. Icyo ni cyo gisubizo rukumbi. Nagira ngo mwumve amagambo bavandimwe, ngo ni amategeko. Mu yandi magambo, bubaha amategeko y'Imana, kandi ikindi ni abakristo kuko bavutse ubwa kabiri, kandi bakaba bafite umwana. Ufite uwo mwana n'ufite ubwo bugingo, naho udafite uwo mwana nta bugingo afite muri we. Ngo icyo ni cyo gisubizo. Undi ati, abakristo se bakoze iki? Nababonye mu bice byose by'isi, ariko sinigeze mbona bishora mu kajagari. Undi ati, nibo babi cyane mu bantu bose. Undi ati, niko bivugwa, ariko se hari ikibihamya? Undi ati, ibihamya hari ikizwi neza. Icyaha cyabo ni uko bacura imigambi yo kurwanya amategeko y'iyobokamana ry'igihugu. Bafite urwango rukomeye ibyategetswe, ku buryo bemera bagapfa aho gutamba igitambo. Igitambo kivugwa hano bavandimwe ni igitambo cya misa, kandi igitambo cya misa bavandimwe, ndagira ngo mbabwire ko igitambo cya misa bavuga ko iyo barimo barya uriya mutsima, ngo baba barya umubiri wa Yesu. Mu yandi magambo, Kristo ngo barongera bakamumanura, akongera agapfa. Mu yandi magambo, bahamya ko Kristo apfa buri gihe
igihe bari gutamba igitambo cya misa. Kandi iyo bari kunywa iriya divayi, aba bantu ukuntu ari abahakanamana bahamya ko baba bari kunywa amaraso ya Yesu, ko Kristo aba yongeye gusesa amaraso yo ku musaraba. Kandi ikindi bavandimwe, bantu b'Imana, ndagira ngo muzakurikire icyigisho umuvandimwe Elize Maniraho aherutse gukora kiri ku Itabaza TV. Muzabona ko ikindi gitambo cya misa gihagarariye itegeko ry'icyumweru. Mu yandi magambo, aba bantu bavuga ko abantu mu birego barega abakristo baba barega abakristo ko badatamba igitambo cya misa, cyangwa se ko bataruka n'umunsi w'icyumweru. Kandi ibi ngibi muraje mubibone mu minsi y'imbere, kutaruhuka umunsi w'icyumweru uzaba washyizweho n'itegeko ry'igihugu ndetse itegeko rya leta n'amadini. Ibi ngibi bizaba igihano cyo kwicisha. Baravuze ngo rero ngo aba bantu ngo baremera bagapfa aho gutamba igitambo. Dukomeze. Ntibaha agaciro umwami uretse umuyahudi wabambwe, bo bizera ko ari muzima. Uyu muyahudi ni intama w'Imana ukuraho ibyaha byari mu isi. Kandi batwifuriza nabi, bemera ko twese nyuma y'ubu buzima tuzababarizwa iteka ikuzimu. Mu yandi magambo, abakristo bahamyaga ko nyuma y'umuzuko wa kabiri, abanyabyaha bose banze Imana muri ibi bihe, abanyabyaha bose bazacirwa w'iteka kandi bazakongorwa n'umuriro. Uku ni ukuri kwa Bibiliya. Undi ati birashoboka ko byaba ari ukuri. Uyu ni Mariserus wavuze gutya, ati birashoboka ko byaba ari ukuri. Simbizi, ibyabo ntacyo mbiziho na. Undi ati bakwiriye i Roma, ubwami bwatewe nabo. Baravuga nyine abakristo. Kandi umenye ibi, gusubira inyuma kw'ingoma yacu twese tubona kandi twinubira ikwirakwira ry'intege nke no kutumvira, kwerekana kw'imipaka yacu. Ibyo byose byiyongera uko umubare w'abakristo wiyongera. None bavandimwe, ndagira ngo twarenga ngaha. Mbese uyu munsi wa none Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu bibazo ifite, ntago muzi ko ifite ibibazo by'abimukira baca mu ntuza, baca mu nzira zitemewe bakinjira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nuvuga ngo ikibazo bafite ni uko abantu cyangwa se abatura Amerika biyongera bitewe abatura Amerika biyongera, ikindi hakiyongera ubukene, ariko nanone bijyanirana n'abasuhuke cyangwa se abimukira babaye benshi mu gihugu. Kandi muzi ko ngoma ya Trump yavuze ko abimukira bose azabasubiza iwabo. Rero bavandimwe, nubwo biriya bintu ari amategeko ajyaniranye n'iby'umubiri, ariko hari ikindi bicurera. Naravuze ngo uyu mugabo aravuze ngo bakwiriye i Roma, ubwami bwatewe nabo. Kandi umenye ibi, ko gusubira inyuma kw'ingoma yacu twese tubona kandi twinubira ikwirakwira ry'intege nke no kutumvira kwegerana kw'imipaka yacu, ibyo byose byiyongera uko umubare w'abakristo wiyongera. None ibyo bibi byose byaba biterwa n'iki niba atari bo? Mariserus ati baba bateza ibyo gute? Uyu ni Rukurusi nawe ati kubw'inyigisho zabo ziteye ishozi n'ibikorwa byabo, bigisha ko kurwana ari bibi, ko abasirikare ari bo babi cyane mu bantu bose, ko iyobokamana ryacu ryamamaye, iyobokamana iryo Roma yateye imbere binyuze muri ryo ari umuvumo, kandi ko imana zidapfa ari ibivume by'abadayimoni. Imana zidapfa harimo Bikira Mariya, harimo abatagatifu, ngo bakristo bavuga ko izo mana zose ari ibivume by'abadayimoni. Mu nyigisho ibi ni ibihano bari kugaragaza, bigaragaza ko ari abakristo bateye ikibazo kandi ko bagomba gupfa. Mu nyigisho zabo bibasira imigenzo yose yemerwa n'umuryango mugari. Mu bikorwa byabo by'amabanga bakora ibyaha biteye ubwoba. Bateranira buri gihe mwibanga
ritamenerwamo, ariko rimwe na rimwe tujya twumva amagambo yabo mbwirwaruhame n'indirimbo zabo ziteye ishozi. Andi magambo ntabwo bateranira mu nsengero zemewe na leta, ahubwo bateranira ahantu mu by'ukuri hatemewe, mu ibanga, mu misozi, mu buvumo bushushanya amazu. Ubwo rero aba bakristo bateye ikibazo, kandi na kimwe mu bibazo bateye harimo no kuba basengera ahantu hatemewe. Barakomeje ngo ibyo ni ibirego. Mariserusi ati niba ibyo byose ari byo kwizerwa koko, kandi niba ari ukuri, bakwiriye igihano gikarishye. Ni ikibazo. Ariko ukurikije ibyo wowe ubwawe uvuga, batemera rwihishwa, kandi nta byinshi bazwiho. None mbwira, abababajwe ejo ubwo nabari bajugunywe muri stade bakagaburirwa inyamaswa, niko bakugaragariye? Ese ubuzima bwa wa musaza Maseri bwagaragaraga nk'ubukwiriye kunyura ubuzima bwa musaza bwagaragara nk'ubukwiriye kunyura mu byabaye bitanyuze mu kuri? Ubwo abashaka kumva nyine umusaza muzasubira inyuma mwiga icyisho kiva gukorize ibagiro, yari stade y'ibagiro, muzayibona. Bariya bana b'abakobwa beza se baririmbaga indirimbo z'agahozo mu gihe bari bategereje intare, ko baririmbaga bati kudukunda watwitangiye ibyaha byacu, maze Mariserusi aririmba buhoro amagambo yari yumvise. Rukurusi aravuga ati inshuti yanjye ndahamya ko nshavujwe nabo. Mariserusi ati nanjye nuko mba nararize iyo ntaza kuba ndi umusirikare w'umuroma. Ibaze gato, hari ibyo wigeze kumbwira ku bya bariya bakristo watura ko wabamenye gusa baturutse ku bantu bo ubwabo batagize icyo bazi namba ku iyobokamana rya gikristo. Wemeza ko bakojeje isoni kandi ari abo gusuzugurwa, ko ari nta kavu. Ihangane gato. Wemeza ko bakojeje isoni kandi ari abo gusuzugurwa, ko ari nta kavuro mu isi, cyangwa se nuvuga ngo nyine batazwi mu isi. Nabonye basakirana n'urupfu rubashyira mu ishungura ry'imico mbonera y'ubugingo yo ku rwego rwo hejuru. Basakiranye narwo gipfura, bapfanye icyubahiro gikomeye. Mu mateka yayo yose Roma ntishobora kwerekana igikorwa gikomeye cyane cy'igitambo cy'ubutwari kuruta icyejo. Wavuze ko bahinyura abasirikare, uko biri kose ni intwari. Urambwira ngo ubuhemu nyamara ntibigomeka urambwira ngo ni abahemu nyamara ntibigomeka ku mategeko. Uvuga ko bahumanye nyamara niba kwera kuba mu isi, nyamara niba kwera kuba mu isi kwaba gufitwe na bari abana b'abakobwa bapfuye ejo. Uyu ni Mariserusi yari yakozwe ku mutima n'aba bantu. Yego, ndi kubona mwihangane, iki cyigisho turagisoza. Yego ati niba kwera kuri mu isi cyangwa se kuba mu isi kwaba gufitwe na bari abantu bonyine. Rukurusi ati wanejejwe na biriya bicibwa se? Mariserusi ati oya Rukurusi we, ndifuza kumenya ukuri. Mu buzima bwanjye bwose numvise ayo mazimwe, ariko ejo ku nshuro ya mbere naketse ko bishobokera kuba atari byo. Ndakubaza ubu ntajenjetse, kandi ndabona ibyo uzi ntacyo ushingiyeho. Ndibuka ubu noneho ko mu isi nzima abakristo ari abanyamahoro n'inyangamugayo,
ntibigera bishora mu makimbirane cyangwa mu myidagaduro, kandi nta cyaha baregwa gishobora kubagezwaho. None rero ni ukubera iki bagomba gupfa? Rukurusi ati umwami w'abami afite impamvu zimubereye nziza rwose zidashidikanywaho zo kubaciraho iteka. Bana b'Imana, ndagira ngo aya magambo Rukurusi yavuze, ndagira ngo basomere igihamya mu gitabo cy'ibyaduka byo mu minsi imperuka, icyigisho kivuga igihe kigufi cy'umubabaro. Mwumve abacamanza mu minsi y'imbere, igihe kigufi cy'umubabaro ni icyigisho cya 10 kuri paji 147. Reka tuharebe, mwumve muri iyi minsi uburyo abacamanza amagambo agiye kujya bavuga mu by'ukuri muri iyi minsi imbere. Ni igihami cya 517. Nagira ngo mwumve amagambo avandimwe. Handitse ngo mbere y'inkiko, abazabaho mu minsi iheruka y'amateka y'isi bazasobanukirwa no kurenganyirizwa ukuri icyo ari cyo. Guca urwa kibera nibyo bizaba byimirijwe imbere y'urukiko cyangwa se imbere y'inkiko. Abacamanza bazanga gutegera amatwi impamvu zitangwa n'abitondera amategeko y'Imana, kuko bazi ko ibihamya birengera itegeko rya 4 bidashobora kubonerwa igisubizo. Bazasubiza bati, umva ukuntu bazasubiza nk'uyu mugabo Rukurusi, bati umwami w'abami, nkuko aravuze ngo umwami w'abami afite impamvu zimubereye nziza rwose bidashidikanywaho zo kubaciraho iteka. Umva aya magambo yo mu byaduka. Bazasubiza bati, dufite itegeko, kandi hakurikijwe itegeko ryacu agomba gupfa. Bana b'Imana, ndagira ngo myitegure, ndagira ngo buri muntu wese yige kwiyegurira Imana, buri muntu wese yige kwamatana n'Imana, buri muntu wese yige gufata amasezerano y'Imana nkaye. Twatangiye tubona amagambo mu ntambara ikomeye agaragaza ko bibaho kenshi ko abantu bavuga iby'akaga n'iby'amakuba, ariko ibiri hano imbere yacu siko biri. Ururimi rw'umuntu Mwuka Wera ahamije mu nyandiko ko umuntu uko yaba azi gusobanura kose ntabwo yageza ku ntego y'amakuba arindira ubwoko bw'Imana. Hano handitse ngo dufite itegeko, kandi hakurikijwe itegeko ryacu agomba gupfa. Amategeko y'Imana nta gaciro afite mu maso yabo. Amategeko yacu nirwo rwitwazo rwabo ruheruka. Abazubahiriza rero ayo mategeko y'abantu bazakungwakazwa, ariko abantu bose abatabyemera kunamira isabato y'ikigirwamana bazarenzwa amaso. Aya magambo ari mu gitabo cy'ibyaduka byo mu minsi imperuka, ni igihamya cya 517. Reka dusome aya magambo. Aravuga ngo barakomeje rero cya kiganiro cyabo. Mariserusi ati ashobora kugira icyo akora kubwo kuganzwa n'abajyanama b'injiji cyangwa bafite imigambi mibi. Rukurusi ati ndatekereza ko rwose ari integuro ye nyirizina. Mariserusi ati umubare w'abishwe ni munini cyane. Rukurusi ati yego n'ibihumbi byinshi, ariko haracyariho benshi. Abo uko biri kose ntibaragerwaho, kandi ibyo binyibukije intego y'uruzinduko rwanjye nkuzaniye ubutumwa bw'umwami. Ahangaha bakiganira, Rukurusi yarazaniye Mariserusi urwandiko yaravanye ibwami, ruvuga ngo yaramuzaniye ubutumwa azanira umwami, kandi ubutumwa bwari bufitanye isano no kurimbura abakristo. Nubwo Rukurusi yaravuze ngo hari ibihumbi byinshi byishwe, ariko Rukurusi yaramubwiye ngo nkuzaniye ubutumwa, kandi ubutumwa burajyanirana n'imibare myinshi y'abakristo isigaye itari yicwa. Bana b'Imana, ndagira ngo muzirikane amagambo ari mu gitabo cy'ibyahishuwe. Igitabo cy'ibyahishuwe igice cya 6, umurongo waho ni umurongo wa 5. Reka nyasome. Handitse ngo umwana w'intama amenye ikimenyetso cya 5, mbona munsi y'igicaniro imyuka y'abishwe baho ijambo ry'Imana n'ubuhamya bahamyaga, batakana ijwi rirenga bati, ayi mwami wera ukuri we,
uzagezeho kudaca amateka no kudahora abari mu isi uhoreye amaraso yacu. Umurongo wa 11, umuntu wese muri bo ahabwa igishura cyera, babwirwa kumara ikindi gihe gito baruhuka, kugeza aho umubare w'imbata bagenzi babo bene se bagiye kwicwa nkabo uzuzurira. Bana b'Imana, ndagira ngo mbabwire, ntabwo umubare w'abana b'Imana ugomba kwicwa uruzura. Reka da, ijambo ry'Imana riduhamirije neza ko Rukurusi yarazaniye Mariserusi, yaramuzaniye inyandiko yari ivuye ibwami, kandi inyandiko turaje tuyirebe yari yo guhiga abakristo hatitawe ku bihumbi n'ibihumbi byari byarishwe, ahubwo inyandiko yari yo gutsinsura n'abari basigaye. Mbese intambara ikomeye itubwira iki? Itubwira ko Roma yifatanije n'Ubuprotestani, icyo bazakora ari ukurimbura abakristo bazaba basigaye mu isi. Kandi niyo migambi iri gutegurwa ubu ngubu, kandi isi igiye kugwa muri uyu mutego wateguwe na Roma, kandi ikawugushamo Abaprotestani. Isi igiye kugwa muri uyu mutego wo kurwanya Imana binyuze mu kurwanya abana b'Imana. Rero urwandiko rwa kabiri, ndagira ngo bana b'Imana mwitegure urwandiko rwa kabiri rugiye kuzanirwa uyu munsi, Mariserusi w'uyu munsi, cyangwa se Ruturutsi bwami rwa kabiri rwo kurimbura abana b'Imana uyu munsi ku nshuro ya kabiri. Ndagira ngo mwitegure, kuko uyu munsi wa none iyi migambi yamaze gucurwa kandi igiye gushyirwa mu bikorwa vuba. Bana b'Imana, hari igihe umuntu wenda yumva aya magambo we ubwe agatangira kwitangira ubuhamya bwa ngo nditeguye. Ariko ndagira ngo muzirikane Petero yakundaga Imana, yakundaga Kristo ku rwego rukomeye cyane, nta buryarya yagiraga, kandi nawe ubwe ntabwo yari azi ko ibyo yakoze yihakana Yesu imbere y'abaje bizamubaho. Uyu munsi hari abantu benshi bakunda Imana, hari abantu benshi bakunda Kristo, ariko abantu bakerensa icyo Petero yakerenseje mu gashyamba ka Getsemane, icyo kudafata ibihe byo gusenga, icyo kudafata ibihe byo kwiga ijambo ry'Imana ngo bimenyere ukuri ko mu ijambo ry'Imana. Ndagira ngo mbabwire ngo ejo bundi muzasanga kwizera kwanyu kumeze nk'ishashi iri mu muriro, kuzashonga. Mwibaze neza uburyo mwihakanye Kristo, namwe bibayobere. Niyo mpamvu dukwiye kwiga ijambo ry'Imana, ariko turafata ibihe byo gusenga. Amagambo hepfo rero aravuga ngo Rukurusi yakuye umuzingo w'impu mu mwenda w'igitambaro cye cya gisirikare awohereza Mariserusi. Mariserusi yasuzumye yitonze ibyari bikubiyemo, yari yashyizwe mu rwego rwo hejuru, anashingwa gushakisha gufata abakristo aho bari hose mu bwihisho bwabo. Muri ubwo bwihisho ubuvumo bwa katakombe bwashyizwe mu majwi cyane. Bana b'Imana, ndagira ngo mbabwire uyu munsi wa none, kugira ngo Roma irimbure ubukristo, ndagira ngo mbabwire uyu munsi Abaprotestani nibo Roma ishyize imbere cyane, nibo banyacyubahiro cyane. Kuko Roma izi neza ko abangaba bagiye kwifasha kurimbura Ubuprotestani. Ndi kubona rwose turakoresha igihe neza, ntabwo tuza kurenza isaha. Mariserusi yasomye ibyo mu maso, Mariserusi yasomye ibyo mu maso hijimye cyane, arangije ashyira inyandiko hasi. Nuko undi ati, urasa n'utishimye cyane. Undi ati, ndagushimira ko iyi nshingano, ndaguhamiriza ko inshingano itanshimishije. Ndi umusirikare kandi sinkunda guhiga abasaza n'abana bafite intege nke bo kwicwa, nyamara nk'umusirikare ngomba kumvira. Ngaho mbwira ibijyanye n'ubuvumo. Undi ati, katakombe ni akarere kari munsi y'ubutaka, kagukira munsi y'ubutaka, kandi imipaka y'ako karere ntabwo izwi. Abakristo bahungira muri ubwo buvumo igihe hari akaga, kandi niho bamenyereye guhamba abana ababo iyo bapfuye. Igihe bariyo ntibaba bakibarwaho n'ubushobozi bw'ikirenga bwa leta. Ninde wakoze ubwo buvumo? Ubwo ni ikibazo Mariserusi yarabajije. Ninde wakoze ubwo buvumo? Undi ati, mu by'ukuri ntawe ubizi. Bwabayeho uhere mu binyejana byinshi. Ntekereza ko bwaba bwaracukuwe bavanamo umucanga ukoreshwa sima. Sima yari izwi cyane n'Abanyaroma kuko
byakoreshwaga nyine bikomeye by'umwihariko mwabisoma hepfo birumvikana uko hari akanyuguti ka 6 baravuze ngo bwaba bwaracukurwaga ngo ntekereza ko bwaba bwarashukurwagamo sima bakuramo nyine umucanga bakoresha nyine nka sima na n'uyu munsi sima yacu yose ituruka aho ngaho niko Rukurusi yavugaga ushobora kubona abakozi bayizana mu mujyi banyuze mu mihanda minini bibasaba kujya kure cyane kuko hacukuwe cyane mu binyejana byinshi ku buryo ubu uyu mujyi wicaye ku butaka bumeze nk'inyangu cyangwa se ubutaka bumeze nyine nk'uburi hejuru nyine buri hejuru y'ubuvumo nuvuga ngo yagaragaza ko nyine Roma mu by'ukuri Roma ko iri hejuru y'ubuvumo nibyo ahangaha ashatse kuvuga undi ati nta bwinjiriro rusange buhari ni ikibazo undi ati hari ubwinjiriro butabarika niyo ngorane iyo byibuze haba buke twashobora gufata bitworoheye abahunze ariko ntituzi icyerekezo twakwerekezamo ngo tubagereho undi ati ese nta gace na kamwe gakekwa undi ati bakomeje kuganira undi ati yego hafi mu birometero 2 ku nzira ya Apiyene hari hafi y'imva ya Sisira Emeteri umuzenguruko munini urabizi aho hagiye hasangwa imirambo bigakekwa ko iyo mirambo yaba ari y'abakristo bapfiriye aho abanyaroma bishimishiriza maze ikaba yarajyanywe igashyingurwayo ubwo abarinzi bagereza abakristo basize iyo mirambo maze barahunga ariko nyuma ya byose ibyo ntibidufasha kuko nyuma yo kwinjira mu buvumo ntuba uri hafi cyane y'intego yawe kuruta mbere hose nta muntu ushobora kwinjira muri iyo myobo itagira iherezo adafashijwemo n'abayo undi ati ninde se ubayo undi ati habayo abakozi bacukura umucanga wo kubakisha ni abakristo hafi ya bose kandi bakora buri munsi mu kazi kugira ngo bacukure imva z'abakristo bapfuye abo bantu babaye aho ubuzima bwabo bwose kandi ntibazi neza inzira zo munsi y'ubutaka gusa ahubwo bafite n'ubwoko bw'icyiyumviro karemano kidasanzwe bubayobora undi ati waba warigeze se ugera muri ubwo buvumo undi ati inshuro imwe ahashize igihe kirekire umuyobozi anyoboye namaze akanya gato natangajwe nuko numvise ariho hantu hateye ubwoba cyane kuri iyi si nigeze kumva yego undi ati nigeze kumva bavuga ko ubwo buvumo ariko ngo menye ibyo byerekezaho biratangaje kuba hatazwi neza none se ntitwaha abo bakozi bakora akazi bakanyuza abarinzi muri ubwo buvumo undi ati ubwo ni Rukurusi undi ati reka da ntibahemukira abakristo Mariserusi ati byarageragejwe se undi ati rwose bamwe baremeye maze bayobora abayobozi b'ubutabera mu nzira z'ubwo buvumo kugeza ubwo bageze neza aho bibayobera amatara yabo yaje kuzima maze bafatwa n'icyoba umukozi wabayoboraga yahise abatangariza ko abakristo bahunze maze asubiza abarinzi aho yabinjirije undi ati nta n'umwe muri bo se wigeze yiyemeza bihagije kugeza aho yavumburira abakristo undi ati iyo abarinzi bahatirizaga gukomeza gushakisha abakristo umukozi yabayoboraga ubuziraherezo muri iyo nzira zo munsi y'ubutaka abahindukiza mu tuyira tudafatika tubarika
duhuza uturere runaka mu buvumo. Undi ati ubwo nta muntu n'umwe wabonetse wakwemera guhemukira izo mpunzi. Uyu ni Mariserusi. Undi ati Rukurusi ati rimwe na rimwe ariko se ugira ngo byabaga bimaze iki? bakikanga abaje kubafata. Abakristo baburiraga muri izo nzira zizenguruka zigahingukira ahantu hose. Ibitekerezo byanjye byo kuzagira ku nsinzi bisa n'ibyacitse intege. Byacitse intege cyane, ariko gutinda kwawe n'ubushobozi bwawe bwo kuneka bifitiwe icyizere cyane. Nuramuka utsinze muri uwo murimo uzaba ukoresheje amahirwe yawe. Ngaho tuzasubira unyigireho ibyo narinzi byose. Ntuzarushywa no kubimenyera biruseho kuri umwe mu bakozi bakorera mu buvumo. Amaze kuvuga ayo magambo, Rukurusi arigendera. Mariserusi yashyize umutwe we hagati y'ibiganza bye maze amera nk'utaye ubwenge, ariko mu byo yatekerezaga harimo amagambo y'indirimbo y'agahozo yavugaga ibyo kunesha urupfu ngo kudukunda watwitangiye ibyaha byacu. Iki ni ikiganiro cyaganiriwe n'uyu mugaragu w'Imana Mariserusi akiganira na Rukurusi, kandi muri ibi bihe ari Mariserusi ndetse na Rukurusi bose nta n'umwe wari wakakiriye ubutumwa bwiza. Ariko ndagira ngo bavandimwe muzirikane aya magambo. Mariserusi ngo yari yatangiye kujya azirikana indirimbo, kandi iyi ndirimbo ngo niya ndirimbo ivuga ngo kwaducunguye ndetse uwatwitangiye akitangira ibyaha byacu. Abana b'Imana bari barahamije ko mu by'ukuri icyaba cyose ko batazigera bagambanira ubutumwa bwiza. Ndagira ngo rero dusoreze ku magambo ari mu ntambara ikomeye kuri paje 151, intambara ikomeye, paje 151. Tugane ku musozo wa kino cyigisho, noneho tuzagaruke ubutaha. Hano hari amagambo avuga ngo igihe abanzi bakomeye bashyiraga hamwe kugira ngo basenye ukwizera kuvuguruwe, kandi inkota ibihumbi byinshi zikaba zarasaga n'izikubanguriwe, Ruteri yaranditse ati Satani ari kwenyegeza uburakari bwe. Abayobozi b'itorero batubaha Imana bari mu bugambanyi. Kubw'ibyo twugarijwe n'intambara. Nimwingingire abantu bacu kurwanisha kwizera no gusenga bafite umwete imbere y'intebe ya cyami y'Imana, kugira ngo abanzi bacu nibamara gutsindwa na Mwuka w'Imana babone ko nta kindi bakora uretse gutanga amahoro. Icyo dukeneye rero kuruta ibindi, ari nawo murimo w'ingenzi dufite, ni ugusenga. Reka abantu bamenye ko bagerabiwe n'ubugi bw'inkota ndetse n'uburakari bwa Satani. Nibasenge rero. Bana b'Imana, aya magambo arakomeye cyane, ariko uyu niwo muhamagaro Ruteri yahamagariraga abana b'Imana bose bari mu gihe cy'akaga muri iki gihe. Bana b'Imana, ndagira ngo mbabwire, natwe ubwo turi kwinjira mu gihe gikomeye cyane, aho inyamaswa n'igishushanyo cyayo, ndavuga inyamaswa ndetse n'amadini ya giprotestani yamaze kwihuza. Uyu munsi none turi kubona ko bagiye gushyiraho iteko ry'icyumweru. Ndagira ngo mbabwire ngo umurimo wacu nta wundi ni ugusenga. Yego, intambara ikomeye, paje 152, isubi ya mbere, amagambo asoza. Buri muntu wese akwiriye kwizera, azi ko ku giti cye azirengera ingaruka z'ibyo bizamuzanira. Aya magambo ndagira ngo muyazirikane. Buri muntu wese akwiriye kwizera, azi ko ku giti cye azirengera ingaruka byamuzanira. Amagambo dusorejeho aravuga ngo amasengesho yo mu rwiherero yavagamo imbaraga yanyeganyeje isi mu gihe cy'ubugorozi bukomeye.
aho mu rwiherero niho abagaragu b'Imana abagaragu b'Imana bashimangiraga ibirenge byabo masengesho yabo biturije. Mu gihe cy'amakimbirane yaberaga muri Augsburg, ntabwo Luteri yamaraga umunsi adafashe nibura amasaha 3 asenga, kandi agatoranya amasaha mu masaha y'igihe cyiza cyo kwiga. Bana b'Imana, ndagira ngo muzirikane amagambo. Ubwo yabaga yiherereye mu cyumba cye, abantu bumvaga asuka imbere y'Imana ibiri mu mutima we mu magambo yo kuramya, kubaha ndetse n'ibyiringiro, nk'igihe umuntu avugana n'inshuti ye. Aba ni abantu bagomba kunesha inyamaswa n'igishushanyo cyayo. Amagambo aravuga ngo, yavugaga ati, nzi neza ko uri umubyeyi wacu n'Imana yacu, kandi ko utazabura gutatanya abatoteza abana bawe, kubera ko wowe ubwawe uri kumwe natwe muri aka kaga. Uyu murimo dukora, uyu murimo twizera. Yesu avuze amagambo akomeye cyane muri Yohana 6:29 avuga ngo uyu niwo murimo wanyu, nuko mwizera uw'Imana yatumye. Uyu murimo ni uwawe, kandi ni wowe watwemeje kuwukora. Kubw'ibyo rero Data, turengere. Bana b'Imana, ndabinginga cyane, mwumvise aho imbaraga z'abana b'Imana batubanjirije, aho imbaraga zabo zakomokaga. Ni mu rwiherero abana b'Imana barasengaga, bakagira ibihe bihagije byo gusabana n'Imana. Rero reka buri muntu wese yimenyereze gushyira mu bikorwa iyi ngingo, yimenyereze gusabana n'Imana, kandi ku giti cye amenye neza ko ibyo yizera ko agomba kuzagera igihe cyo guhamya ari wenyine, nta wundi muntu bari kumwe. Igitabo cy'ibyaduka byo minsi imeruka, iyi ngingo ya 225, tuhasoma amagambo avuga ngo abagaragu ba Kristo ntibagomba gutegura ibyo bazavuga nibajyanwa mu nkiko bitewe no kwizera kwabo, ngo ahubwo umwiteguro w'abo bana b'Imana ngo ukorwa buri munsi uko iminsi ikurikirana, kandi ngo bakibikira mu mitima yabo ukuri kw'agaciro k'ijambo ry'Imana, bigaburira inyigisho za Kristo, kandi bagakomeresha kwizera kwabo amasengesho. Kandi muri icyo gito baravuze ngo maze ngo ubwo bazaba begerejwe imbere y'urukiko, Umwuka Wera azabibutsa ukuri gushobora kugera ku mitima y'ababumva, ngo mu gihe bazaba biregura cyangwa se mu gihe bazaba babikenewemo, Imana izajya ibibutsa ibyanditswe biganye umwete. Bana b'Imana, reka Umwuka Wera abane namwe. Reka buri muntu wese yige gukorana n'Imana cyangwa se gufatanya n'Imana uyu murimo uheruka, ariko gufatanya nayo cyangwa se gukorana nayo bihere mu kwiga ijambo ry'Imana no gusenga, bihere mu kwiyegurira Imana kwa buri muntu wese. Reka Mwuka Wera adufashe kandi ashimangire aya magambo muri twe, atube iki cyigisho kigirira umumaro buri muntu wese uzacyumva, mu izina rya Yesu. Reka dusoze dusenga. Data mwiza, turagushimiye cyane, uhabwe icyubahiro. Kino cyigisho twumvisemo ubuhamya bukomeye cyane bwakoze ku mutima w'umugaragu wawe Mariserusi, nubwo tutabonye ko wenda yihannye, ariko muri we yagiye azirikana indirimbo abana bawe baririmbaga mu gihe cy'akaga, igihe cyo gupfa kwabo, baririmba ngo kwaducunguye. Kandi ijambo ryawe rihamye neza ko hari abana b'Imana benshi cyane bagiye bihanishwa n'ubuhamya bw'abana b'Imana biganye ijambo ry'Imana umwete, bagafata ibihe byo gusenga, bakomatana nawe. Ndetse umuhamya w'ibyo ni uwitwa John Calvin. Nuko rero ubwo natwe turi kubona tuzengurutswe n'imikorere y'inyamaswa, ndetse n'imikorere y'inyamaswa zombi, yaba ubupapa ndetse n'inyamaswa avuye mu butaka, mugize inyamaswa ziri guhuriza hamwe mu gushyiraho iteko ry'icyumweru no kurenganya ubwoko bw'Imana, Data, dukore ku maso, ariko nanone uhumure imitima yacu, uduhe umugisha ari wo Mwuka Wera, kandi uduhe imbaraga, udushoze kwitegura ibihe by'intambara tugiye kwinjiramo, kandi ushoze buri mwana w'Imana wese kuvugurura amasezerano hagati ye nawe. Uduhe umugisha, kandi uhe umugisha hose bazumva kino cyigisho, mu izina rya Yesu. Amen.
amen.